Vision Talk. Ndagusuhuje cyane nanone kandi nguhaye ikaze udukunda wakoze subscribe kuri Vision Talk official. Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe. Buri munsi mugenda munyereka urukundo, buri munsi mugenda munyereka ko turi kumwe kandi nanjye ndabyishimira cyane. Ni byiza cyane rero niba aribwo ugifungura video bwa mbere ukaba ugeze kuri umuyoboro wacu wa YouTube bwa mbere, wakanda subscribe kugira ngo ujye uryoherwa ndetse ukurikirane ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Ndagushimiye cyane rero niba ubashe gukanda subscribe, Imana iguha umugisha. Ndetse niba ufunguye ino video rwose umuntu wigenze cyane kuri twebwe, kubera ko ni wowe utuma tukora ibiganiro cyangwa se ni wowe utuma tuganira bigeze ahangaha. Tugiye kubanira mu kiganiro cyiza kiryoshye kimeze neza cyane. Nta kwifurije gukuraho cyangwa se gusimbutsa iyi video cyangwa se kwirukasa, kubera ko ni ikiganiro cyiza cyane kigiye kurebera hagati abantu bakundana ndetse mu ngeri zose z'ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro cyiza nk'uko nari maze kukikubwira, nk'uko nari maze kukikumenyesha ndetse muri rusange tugiye kuvuga impamvu udakwiye na rimwe guhatira umuntu kugukunda. Nta kamaro bifite ndetse nta nicyo byakumara mu buzima bwawe bwa buri munsi. Njya kubwira rero impamvu udakwiye guhatira umuntu kugukunda. Rimwe na rimwe mu buzima bwacu busanzwe hari igihe akenshi, ndetse ntabwo hari igihe ahubwo akenshi, iyo ugiye gukunda umuntu cyangwa se abantu babiri bakundanye, murabizi ko abantu babiri ntabwo bashobora kumva amarangamutima yabo ngo abafatire mu gihe kimwe cyangwa se mu munota umwe cyangwa se umunsi umwe nk'uko muri rusange biba bimeze. Rimwe na rimwe ushobora kubana n'umuntu ukamukunda mbere yuko gukunda, noneho kugira ngo bya bindi byawe cyangwa se bya biyumviro byawe ukumva ukeneye ko agukunda nk'uko umukunda. Niyo mpamvu ikiganiro mbana kiguteguriye kugira ngo ubashe kumenya neza ahantu ukwiye gukosora mu rukundo rwawe ndetse n'umukunzi wawe. Nguhaye ikaze rero aho tugiye kurebera hamwe ndetse aho tugiye kugendana akantu ku kandi kugira ngo ubwire impamvu utazigera uhatira umukunzi wawe kugukunda cyangwa se ngo ubimwingingire igihe cyose. Ni ingingo rero ikora ku bantu bose, abakundana, abashakanye ndetse n'abantu bari gushaka gutangira umubano mushya. Gukunda rero ni ukwishyura ukizana kw'amarangamutima nk'uko mora mbikubwira. Ntibivugwaho rero rumwe bitewe n'abantu cyangwa se bitewe n'ukuntu umuntu abyumva, ariko burya urukundo ni ikintu cyiza cyane kiryoha kandi kiryohera buri muntu wese. Urukundo rwa nyarwo rero ni urukundo rwa nyarwo ntabwo rutegekwa, nta nubwo urukundo rwa nyarwo rugendera ku mategeko, nta nubwo urukundo rwa nyarwo rwubakwa ku gitutu cyangwa se impuhwe ugirira umuntu. Rimwe na rimwe ntugakunda umuntu kubera ko ngo umugiriye impuhwe, ntugakunda umuntu kubera ko baguhatiye kumukunda, ndetse ntugakunda umuntu kubera ko ubwe yaguhatiye kugukunda akakwishyiramo cyangwa se ufite ibindi umushakaho. Urwo ntabwo ari urukundo rwa nyarwo, kuko impamvu ingo z'ubu ngubu ziri gusenyuka cyane cyane mu bantu bateye imbere cyangwa se mu bantu b'abasitari, ni uko zitubakiye ku rukundo, kuko iyo abazubakiye ku rukundo ntabwo zagasenyutse buri munsi. Rimwe na rimwe umuntu akunda umuntu afite ibyo ari kumutagetingaho. Dufite ingero nyinshi uzi wowe uri kunkurikira ndetse cyangwa se wowe uri kunyumva, nawe ufite ingero nyinshi wama iz'abantu bagiye bakundana rwose bikagaragara ko bakundana, ariko nyuma y'iminsi mike ukabona baratandukanye rwose, ukabona urukundo rwabo rurarangiye kubera ko ibyo umwe yari akeneye ku wundi abibonye, ubundi bigahita birangira. Urukundo rero rufata igihe. Urukundo rufata igihe. Burya buri kintu cyose uzageraho mu buzima bwawe cy'ingenzi kizagufata igihe, ndetse bizagusaba kwigomwa kugira ngo ubashe gushyikira ku icyo kintu cyangwa se ubashe kukigeraho. Urukundo rufata igihe. Urukundo ruravuka. Urukundo ruvuka mu marangamutima ndetse n'ubwisanzure bw'abantu babiri cyangwa se abantu bombi bashaka kujya muri relationship cyangwa se abantu bashaka gukundana.
iyo rero uhatira umuntu kugukunda, ngiye kukubwira ibintu bishobora kukubaho iyo wahatiye umuntu kugukunda. Rimwe na rimwe abatipe benshi ari igihe bijya bibabaho, ugahatira umukobwa kugukunda kubera ko wowe umukunda, cyangwa se n'abakobwa nabo bibabaho ugahatira umusore kugukunda kubera ko uri kumwiyumvamo. Hari igihe burya gukunda biterwa na experience uba ufite mu rukundo, ariko hari igihe burya mba ndi hano kugira ngo usobanurire ibintu byose kugira ngo bigende neza, maze umenye ukuntu witwara. Dore rero iyo uhatira umuntu kugukunda uko bikugendekera, uwo muntu ahora ahangayitse rwose. Iku ni ukuri nkubwiye. Ikindi wowe iyo uhatiye umuntu kugukunda, cyangwa se iyo baguhatiye gukunda umuntu, wowe urushaho kumva ko utizerwa cyangwa se utari umwizerwa. Umubano wanyu rero uba ku nkingi zidakomeye, cyangwa se ntabwo ubushikamye muri rusange. Umva ngo umubano wanyu uba woroheje cyane ku buryo akantu kose gashobora kuwusenya cyangwa se gashobora kuwushyira hasi. Biguma guteza umushiha hagati yanyu ndetse no guhangayika umunsi ku wundi, ndetse ibintu bikagenda birushaho kuba nabi cyane. Rero urukundo rero ruvuyemo ubushake ntabwo rushobora kuramba uko byagenda kose. Niyo mpamvu gukunda nyine na marangamutima, gukunda n'ubushake bw'umuntu. Impamvu rero abantu benshi bahatira abandi kubakunda ngiye kukubwira zikurikira. Ni ingingo igaragara cyane cyane mu rubyiruko, mu bantu bakuze, ndetse hari impamvu zitandukanye ziba zagiye zibitera. Ngiye kukubwira hano kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza. Guhangayikishwa no kuba uri wenyine. Rimwe na rimwe hari igihe ushobora kuba ukunda umuntu, noneho mu kumukunda nta wundi muntu muri kumwe, ako kanya ukaba uhangayikishwa no kuba wenyine. Hari abantu rero batinya kubura umuntu kandi ntibamenye ko kuba wenyine igihe runaka atari ikibazo. Rimwe na rimwe hari igihe ubuzima bugusaba kuba wenyine, cyangwa se kwitonda cyane cyane kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza ndetse urusheho no kumererwa neza. Kwigirira rero agaciro gake. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aguhatira kugukunda, cyangwa se nawe ukamuhatira kugukunda kubera ko muri wowe nta gaciro wifitiye. Umuntu rero ufite ikibazo cyo kutigirira icyizere ashobora guhatira abandi kumukunda, cyangwa se ngo yumve ko ari uw'agaciro mu maso yabo. Ikindi kintu ufite kumenya ni ugutekereza ko urukundo rukemura ibibazo byose. Inshuti yanjye, ntabwo urukundo rukemura ibibazo byose, ahubwo rimwe na rimwe urukundo burya iyo ucunze nabi rwongera ibibazo byose. Kuko gusa nanone ntabwo nakubwira ko rudakemura ibibazo, ariko ntabwo rushobora gukemura ibibazo byose. Hari abizeye rero ko urukundo rw'undi muntu ruzabakiza ubwigunge ndetse ibikomere cyangwa se ubuzima bubi bagiye banyuramo mu buzima busanzwe. Ariko nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko aho ngaho wibeshye cyane, kubera ko urukundo hari igihe ruzatuma ibikomere byawe byiyongera, cyangwa se bikayikiza cyangwa se bikarukiza burundu rwose, ibikomere byawe bikagenda neza neza. Ibintu byose rero biterwa n'ukuntu wabyitwayemo, kandi se n'ukuntu wabyitwaye neza. Ariko nujya unkurikirana akantu ku kandi, uzajya ugenda usobanukirwa umunsi ku wundi, kubera ko bamukunze cyane. Rimwe na rimwe hari igihe uba uri gukundana n'umuntu ukabona abantu benshi bamukunda, bikagutera kumuhoza ku nkeke, umusaba kugukunda igihe cyose ushaka kubimubwira. Kubera ko rero uwo muntu mukundana birenze urugero, hari igihe wifuza kumukomeza wowe ubwawe, cyangwa se udashaka ko abandi bamutwara, cyangwa se udashaka ko agera ahandi hantu ajya, bityo ugatuma umuhatira kugukunda. Ariko kuko urukundo ni ubufatanye ku ruhande rumwe ndetse ku rundi. Ntabwo rero urukundo ari ikintu ushobora kwihingamo wenyine, ahubwo urukundo ni urukundo rwa babiri nyine. Impamvu rero ugomba guha umuntu amahitamo ye, niyo mpamvu ngiye kukubwira hano impamvu ugomba guha umuntu amahitamo ye, maze akishyira akizana koko mu rukundo. Biba byiza rero iyo uhaye umuntu amahitamo ye. Njya kukubwira rero zimwe mu mpamvu zishobora gutuma uhereza umuntu amahitamo ye. Amahitamo rero y'ubushake atanga amahoro ku mpande zombi. Burya iyo uhaye umuntu kwishyira akizana, abona ko abohotse, kandi abona ko ibyo agiye gukora ubwe abishaka kandi ibimuvuye ku mutima. Umuntu rero uhisemo kugukunda ku bushake bwe, ahora afunze izindi nzira yashaka atabitegetswe. Urumva ko rero ni ibintu biba biryoshye cyane.
kuvuga ngo urukundo ruturutse ku bushake cyangwa se urukundo umuntu ashatse gukunda ngo burya rurarama cyane. Rero burya ko iyo umuntu agukunze abishaka araresista, agira kuresista muri we, agira kwihangana, mu yandi magambo agira kwihangana muri we, maze ibintu bikagenda neza cyane. Ikindi kintu rero burya ngo buri wese aba afite uburenganzira ku marangamutima ye, nawe ufite rero uburenganzira bwo kugenzura amarangamutima y'undi muntu. Urukundo ni ikintu cy'abantu babiri, ntabwo ari imbaraga z'umuntu umwe. Guhanga rero cyangwa se gutanga amahitamo bifasha kugarura umubano ufite ishingiro cyangwa se umubano ufite ireme. Iyo umuntu rero yahawe ubwisanzure, iyo aguhisemo abaguhisemo by'ukuri, ndetse simuwe si igitutu, si ugutinya kugutakaza, ahubwo abaguhisemo we wanyawe. Mbagira ngo rero akantu kose tukagendane neza cyane kandi kugira ngo ibintu bikomeze kuryoha neza cyane, kandi buri wese agira amahitamo mu rukundo, buri wese agire kwishyura ukizana mu rukundo, buri wese abigire task cyangwa se abigire inshingano ze, cyangwa se abigire ibyo agomba gukora mu rukundo. Burya abantu babiri ntabwo umuntu umwe aba ari ufite ikibazo wenyine, cyangwa se ntabwo umuntu umwe aba ari uwe ufite icyo yakorera mugenzi we cyonyine. Ibi rero bigenda bigendana umunsi ku wundi. Iki ni igice cya mbere cy'iki kiganiro, nza kugezaho igice cya kabiri cy'iki kiganiro kugira ngo dukomeze tugire urukundo ndetse dukomeze dukundane n'abantu. Rimwe na rimwe rero ntabwo kwishyira ukizana kw'amarangamutima yacu tugomba kubifosinga cyangwa se tugomba kubihatiriza, tugomba kubitwara gake gake. Umuntu akagukunda, reka guhatira umuntu kugukunda kubera kuzabaho ubuzima bwawe ubabaye. Mu gice cya kabiri rero tuzarebera hamwe ingaruka zo guhatira umuntu kugukunda, ndetse n'ikintu wakora kugira ngo umuntu agukunde cyangwa se ku muryango umuntu aguhitsemo, maze ibintu bigende neza cyane. Ndagushimiye rero niba twatangiranye ino video. Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose, ngo agaciro kuri twebwe.